ati kandi ubu ndebage akazi nkora ndicuruza ntanga icyacumi neza nkora ubusambanyi ndengamipaka atariko maze iminsi nkurikira nicamo n'umuntu wampaye link yawe uko nkurebye buri munsi nkumva mfite ubwoba nimba ndahisemo kuza kukureba ngo usengere iri mubona umuryango ufite ikibazo gikomeye nuko umwuka wera atakiri mu itorero umwuka wera yashobozaga umumama kwihangana agashoboza umupapa kwihangana kuko isi isaga ari paradizo ntabwo nzayibonamo ibyuzuye 100% bitwa ko basenga ese koko bafite Kristo Paulo yavuze ati Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko noneho sinjuriho ni Kristo uriho muri jye yureba Gerard ubona nde yureba pasiteri wawe ubona nde nababwiye ngo mwirinde utugambo tw'ubwenge tw'isi umucyo w'isi TV umucyo w'isi TV iki ni igihe cyo kumenya ukagana hari umucyo w'isi Imana yadushuje abantu mwese badukurikira bari mu bihugu bitandukanye no ku migabane itandukanye y'isi abavandimwe inshuti mwese turabakunda tubifurije umugisha w'Imana aha turi ni ku mucyo w'isi TV iyo bavuga umucyo w'isi ni Kristo niwe wivuze aravuga ngo ndi umucyo w'isi rero uri ku mucyo w'isi TV uba waje kuri Kristo ahantu ushobora kumvira amagambo y'ubugingo ahantu ushobora kumvira ibiguhembura nababwiye ko tugizwe n'abantu babiri tugizwe n'umuntu witwa mubiri tugizwe n'undi witwa bugingo mubiri tumuhahira ibirayi imiceri makaroni n'ibindi bisanzwe kandi mubiri turamwambika tukamusiga n'umuntu w'imbere ubwo buzima arabukenera akenera gukaraba twezwa n'ijambo ry'Imana akenera twambara imirimo myiza we yambara imirimo myiza yo gukiranuka kandi umuntu w'imbere akenera arya ijambo ndabakunda suhuze abashuti abantu mwese mukomeje kugira uruhare mu kugira ngo dukomeze kuboneka kuri izi mikoro abaduha transport abadufasha kugira ngo dushobore gukodesha izi kamera mwese aho muri uretse ko Imana izaduha nizacu mwese aho muri Imana ikomeze ibaho umugisha reka dushimire mwene data dukurikira cyane uri mu karere ka Bugesera ni inshuti cyane Agnes aho ngaho nibikorwa bya ukora byerekeranye no guha abantu amafaranga ku byerekeranye na mobile money ndetse n'ibyerekeranye na banki ya Beka serivisi nziza uha abantu bawe tukwifurije gukomeza kugira umugisha w'Imana Agnes Mayange ukomere kandi Imana izakomeza kukugeza kure dushimire abadukurikirana bari Holland Canada abari Australia abari America abari mu bihugu by'Abarabu mwese tubahaye ikaze abari Kigali mu Rwanda abari Burundi abari Uganda abari Tanzania mwese tubifurije umugisha w'Imana ndabakunda kandi nifuza ko umunsi umwe tuzahurira mu rurembo rwera Yerusalemu umunsi tuzaba turirimba indirimbo zo kunesha kuko tunesheje isi ndetse n'umubiri ndetse na Satani uwo munsi tuzabwira urupfu turubwire ngo kunesha kwawe kuri he urubori rwawe ruri he uwo munsi tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse n'iy'umwana w'intama w'Imana karibu uyu munsi tugiye kuganira ku ibintu byerekeranye n'ubuhanuzi ariko mbere ko tubyinjiramo reka dusenge dawe nyiribiremywa urera urakiranuka ubereye mwiza bagutegereza abakwizera bameze nk'aba musozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa kandi ku imisozi gota Yerusalemu niko witeka ugose abantu bawuhereye none ukageza iteka ryose reka Gerard abure ahubwo Kristo agaragare ubuntu bw'Imana bukomeze kutubaho cyane kandi udutwikirize ukuboko kwe gukomeye uduhishe muri ibi bihe bihitanye benshi kandi uhishe abera bawe badukurikiye kiganza cyawe amaraso ya Kristo abe kuri bo cyane kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bye kubi byacu ahubwo bibi byawe
mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi twashatse kuvuga ku buhanuzi. Abantu benshi bagiye bahanura, ba Yesaya bagiye bahanura, ba Hezekiya barahanura, habayeho abahanuzi mu bihe bya kera bagiye bahanura ibintu bagasiga bamwe bitaranasohora. Yesaya yarahanuye ngo nguriya ndamureba ariko subu. Yarahanuye aravuga ngo dore umwara azasama inda, agenda atamubonye uwo mwana. N'abantu benshi bagiye bahanura ibintu ariko bapfa igihe cyabyo cyo gusohora kitarasohora, ariko nyuma biza gusohora. Tugiye kuganira rero ku buhanuzi bukomeye. Uyu mugabo witwa William yahanuye mu kinyejana cya 19. Kuki uyu munsi aribyo nashatse, umwuka w'Imana yanyoboye ko tuganira. Turi mu gihe abantu batazi igihe duhagazemo. Abantu ntabwo bazi igihe duhagazemo, kandi imitima y'abantu imaze kuryoherwa cyane, n'amatwi y'abantu amaze kuryoherwa cyane no kumva ibibanezeza. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire kuri ibi ngibi, kuko turi mu gihe abantu bashaka kumva ibibanezeza. Ntabwo abantu bashaka kumenya ko turi mu bihe bibi, ntabwo abantu bashaka kumenya ko turi mu bihe bigoye, kuko imitima y'abantu, Paul ahanura ubu butumwa yaravuze ngo amatwi y'abantu azaba barya bifuza kumva iby'imitima yabo irarikiye. Imana ishimwe. Umuntu aherutse kumanurira ibintu bikomeye, ariko ndamubwira ngo urakoze kumpanurira. Ntabwo nabigaye ubuhanuzi bwose ndabwakira, ariko namubwiye ngo icyo nkeneye ntabwo ari icyo, ntabwo icyo nkeneye. Namubwije ukuri, ndabwira ntabwo icyo nkeneye ari icyo, hari ikindi nkeneye. Nkeneye kumva imbaraga z'ubumana, nkeneye kuba mu bwere no mu bushake bw'Imana. William yahanuye mu kinyejana cya 19 ahanura ibizabaho muri iki gihe. Tugiye gusubira mu buhanuzi bwe igihe washoboye gusoma iki gitabo cy'uyu munyamerika. Yari mu gihe cyo gusenga, yari mu gihe yari arimo arasenga nkuko twese tujya dusenga Imana. Ngira ngo abankurikiye mwese mujya mufata umwanya wo gusenga. Ubuzima bw'umukristo bugomba kurangwa no gusenga, nkuko ubuzima bw'umufundi burangwa no kumenya ahari inyubako, burangwa no kuba afite ibikoresho bijyanye n'ubufundi. Rero ibanga ry'ubukristo ni ugusenga. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo musenge cyane kugira ngo mutagwa mu moshya. Gusenga. Shuti mukundwa, ndabizi mbona komenti z'abantu bambwira ko bankunda, namwe abatazandika nabasabaga gukora komenti. Kandi waba utumva ibintu rwose nta kibazo kwandika komenti yari yose, ariko kwandika komenti bitwereka ko wakurikiranye ikiganiro. Mfite inshuti nyinshi zica mu gikari zikambwira ko zinkunda, ariko nkeneye ko mubigaragaza mukabyandika muri komenti. Ubuzima bw'umukristo bugomba kurangwa no gusenga. Bidasenze usa n'abandi, nta rindi tandukaniro dutandukaniraho n'abandi. Turuha nkabo, tunanirwa nkabo, dusonza nkabo, tubabara nkabo. Itandukaniro ryacu nabo nuko dusenga. Iyo tudasenze dukora nk'ibyo bakora, iyo tudasenze tuvuga nk'uko bavuga, iyo tudasenze ntidushobora kunesha. Moteri y'ubukristo ni ugusenga. Abantu benshi arakubwira ngo ndi umukristo ariko gusenga byarananiye. No, ntabwo ushobora kuba umukristo udasenga. Gusenga no kuvugana n'Imana. Ntabwo wakunda umuntu utazi, ntabwo wakunda umuntu mudafitanye communication. Ngira ngo murabizi ingo nyinshi zisenywa na communication. Iyo umugabo atakibonera umwanya umugore we, cyangwa umugore ntabonera umwanya umugabo we, urugo rurasenyuka. Uko niko tutakibonera umwanya Imana, tutakibonera umwanya Imana kuba imbere y'Imana, ubusabane bwacu n'Imana burasenyuka. Communication
yawe n'Imana irakenewe. Amen. Imana ikugirire neza, Imana ikumvisha ibintu ndi kuvuga. Rero gusenga niyo moteri y'ubukristo. Ntabwo ubukristo ari kubatizwa mu mazi menshi, kuko uwanditse igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo mugire umwete wo kwezwa niwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Niki bivuze? Twerezwa mu ijambo, twerezwa mu gusenga. Ubuzima butejejwe ni nk'ubuzima bw'umuntu udakaraba. Umuntu udakaraba umubiri uramurya, umuntu udakaraba aba afite umwanda, umuntu udakaraba aranuka. Iyo tudakaraba turanuka mu mwuka, iyo tudakaraba naho turanuka, tunuka ibyaha. Imana itugirire neza. Rero kwezwa ni inshingano y'umukristo, ntabwo wakezwa udasenga. Imana itugirire neza. Uyu mugabo yari ari mu bihe byo gusenga, yavuze ibintu bikomeye. Ubuhanuzi bwo mu kinyejana cya 19 buzasohora muri iki gihe turimo. Ijambo rya mbere yavuze ngo akaga gakomeye ko mu kinyejana iki turimo, akaga gakomeye. Yavugaga ku byerekeranye n'itorero ryo muri iki gihe cya nyuma giheruka ikindi. Yavugaga ku kaga gakomeye ko muri iki gihe cya nyuma giheruka ikindi. Mbibutse ko turi mu gihe cya nyuma. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutuzanira kubaho kwiteka, kwirembo ari kwirembo. Nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo. Akaga gakomeye. Itorero rifite akaga. Abayoboye isengero, haba ari mu Rwanda haba ari hanze, itorero riri mu bihe. Ndagira ngo umuntu nkurikiye wese yandike, afate ikaramu yandike. Imana yambwiye ngo ubu butumwa nimbwibutse itorero ni nge nawe. Ako kaga gakomeye kazagwirira isi. Yaravuze ngo idini ridafite umwuka wera. Uyu munsi dufite amadini mu Rwanda hafi 6,000, nimba bitamaze kuba 7. Ndagira ngo utekereze mu gihugu urimo amadini arimo. Ariko uyu William yerekwa muri iki gihe, yabonye muri ibi bihe, muri iki kinyejana turimo, idini izaba ririho, hazaba hariho amadini menshi ariko adafite umwuka wera. Mbibutse gutangira kw'itorero ryatangijwe n'umwuka wera. Uw'Imana yasukaga umwuka wayo ku munsi wa Pentekote. Bose bari hamwe, bari mu cumbi zari intumwa za Yesu, bari 120, bari mu cyumba cyo hejuru iwabo wa Mariko i Yerusalemu. Umwuka wera bahuje umutima aramanuka. Icyatumye Imana isuka umwuka wera nacyo turakireba. Ariko ngo icyatumye aba batubanjirije bahabwa umwuka wera, icyambere ngo bari bahuje umutima. William yabonye itorero rizaba, idini rizaba ridafite, amadini menshi azaba adafite umwuka wera. Uyu munsi ibintu biri mu nsengero ni amakinamico, ni ibintu
ibintu abantu barepeta, abantu bageze ku rwego bashakisha imiti, abantu bageze ku rwego bashaka izindi mbaraga, ariko bakazitirira iby'Imana kuko ntibashobora kubyihisha abantu batabyitiriye iby'Imana. ntibakiyita abapfumu nka Sarongo ngo berure, ahubwo barakoresha imbaraga mpimbano zitari iz'Imana mu gushuka abera kugira ngo babatware ibyabo. idini ridafite umwuka wera, ubu naho umwuka yabaga, benshi mu bafite umwuka wera baracecekeshwa, ndetse n'abantu bari mu mwuka w'ukuri w'Imana ntabwo bakunzwe, nta gaciro bafite, nta jambo bafite, kuko Bibiliya iravuga ngo azayobya n'intore nimba bishoboka. idini ridafite umwuka wera, ubu hariho inyigisho zimeze nk'iza politiki, ni amapolitike abantu birirwamo mu nsengero zabo, ni amapolitike abantu birirwamo mu byumba by'amasengesho, atari umwuka wera. William yarakibonye, abona idini rizaba ririho muri icyo gihe. iyo mvuze idini ndavuga amadini muri rusange, ariko inyigisho zayo, imikorere yayo itayobowe na mwuka wera. mwuka wera yazi iki? icya mbere, yaziye kugira ngo mwuka wera n'imbaraga z'itorero. impamvu uyu munsi itorero nta mbaraga rifite, ibije byose biryinjiramo, ibibi byose bisigaye bikorerwa mu matorero n'amadini, nuko umwuka wera atakiri mu itorero. umwuka wera akiri mu itorero nta bugambanyi bwari buhari, nta macakubiri yari ahari. umwuka wera akiri mu itorero urukundo rwari rwinshi ku bayobozi, ku bayoborwa n'abayobozi, ku bayobozi n'abayoborwa. umwuka wera akiri mu itorero abantu bari bafite kwihangana. ubu mubona abagabo bica abagore babo, ubu mubona abagore bica abagabo babo, ubu mubona abasore abana bica ababyeyi babo, nuko itorero, kuko abo bose bakora ibyo byaha bafite amadini basengeramo, bafite amatorero babarizwamo, nubwo amatorero babarizwamo atabiyitirira kubera ibyaha bakoze, ariko iri mwumva muri sosiyete, iri mubona umuryango ufite ikibazo gikomeye, nuko umwuka wera atakiri mu itorero. umwuka wera yashobozaga umumama kwihangana, agashoboza umupapa kwihangana, kuko isi isaga ari paradizo, ntabwo nzayibonamo ibyuzuye 100%. amahoro yuzuye ntabwo twayabona muri iyi si, ni gatobe gatoki, ni imisozi n'amataba. ibibazo biri mu gihugu nta kindi bibereyeho, nuko umwuka atakiri mu itorero. abantu bafite amagambo y'ubucyoza, abantu bafite amagambo y'ubwenge bw'isi, abantu bafite amagambo y'ubucakura bukomeye, ariko atari aya mwuka wera. niyo mpamvu ibyo bavuga ntabwo biduhindura, niyo mpamvu ibyo buri munsi bakubwira ntabwo byaguhinduye. kubera iki? ntabwo amagambo y'ubwenge n'amagambo y'ubucakura n'amagambo ya politiki ashobora kuguhindura. no, igihindura umuntu ni ijambo riherekejwe na mwuka wera. haleluya. icya kabiri, mwuka wera yaraje kugira ngo abe imbaraga. muzaba abagabo bo guhamya muhereye Yerusalemu no kugera ku mpera z'isi. mbwira abanyamadini bagenzi banjye, kuva umwuka w'Imana yashira mu itorero ryawe ntabwo uzarishobora. umwuka yatagihari, Bibiliya iravuga ngo aho umwuka w'Imana atari, abantu bigira ibyigenge, abantu barirwa basakuza ngo abakristo baratunaniye. nta kuntu umukristo atakunanira igihe mwuka wera yavuye mu itorero. abakristo ntibagikora, nta kuntu umukristo yakora igihe umwuka wera yavuye mu itorero. mwuka wera duhindura abakozi, mwuka wera adutera gukunda imirimo y'Imana mu itorero.
uyu munsi abantu babo bahindutse ibyigenge mu masinagogi, mu rusengero, mu madini, ni uko umwuka yagiye. hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utamwetse ingobyi umwana yaraheze kera. mukahora duhindura abagabo bo guhamya ibya Kristo. uyu munsi itorero ntabwo rigifite imbaraga zo guhamya. itorero ryamaze kwivanga na politike, ntabwo wabitandukanya. itorero ryamaze kwivanga, ntabwo rigihagaze mu bwere bwaryo. impamvu ritakibuhagazemo ni uko umwuka wera yagiye. mwuka wera yagiye, abantu ntabwo baba bagifite guhamya. uyu munsi n'ushatse guhamya atanga ubuhamya bw'Imana yamukuye, haboneka abamunegura, abamudegarada, abona ko ari injiji, abona ko ari igicucu. nyamara kera twumvaga umuntu wacu yabohotse. kubera iki? abari kubwira ni abantu badafite umwuka wera, barumva yiyandaritse, barumva ari iki. yes, niyo mpamvu abantu bakritika umuntu uri mu mwuka w'Imana, baramusenya cyane. ariko ukoresha ubwenge bw'isi bari kumusapotinga cyane. ariko mbasobanurire, ubwenge bw'isi bimutera kumenyekana mu isi cyane, ndetse akaba yanakomera cyane, ariko ntabwo azabona Imana, ntabwo azajya mu ijuru. ntabwo azajya mu ijuru. mwuka wera duhindura. uyu munsi impamvu abakobwa bacu batagihamya, uyu munsi impamvu abamama bacu batagihamya, impamvu abapapa batagihamya, nuko nta mwuka uri mu itorero. mwuka wera yadahari ntabwo dushobora guhamya. mbere umuntu yashakaga kugukoresha ibyiza ukavuga ati genda umurokore, ariko umunsi abantu basigaye bafite isoni zo kuvuga ko bakijijwe. ariko prophet w'Umunyesuwede, umuririmbyi w'108 yavuze ngo genda umukristo, yatanze ubuhamya aravuga nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. nariye ndi umukristo, ntariye ndi umukristo. uyu bivugwa nande? ntabwo bivugwa n'ufite ubucakura n'amagambo y'ubwenge bw'isi. no, ibi bivugwa n'umuntu ufite imbaraga za mwuka wera. ntushobora guhagarara imbere y'isi akayibwira ngo nariye ndi umukristo, ntariye ndi umukristo, abantu bahunze ndi umukristo. nta butunzi bw'isi mfite, ariko nyuzwe no kuba ndi umukristo. nta maboko y'abantu ashyigikira ansapotinga, ariko nyuzwe nuko ndi umukristo. sinita ku bivugwa n'abandi, nita ku busabane mfitanye n'Imana. idini ridafite umwuka wera, uyu munsi amadini turayafite, ariko umwuka w'Imana yashizemo. mu yandi magambo ni itorero ripfuye. itorero ridafite umwuka wera bisobanura ngo ni itorero ripfuye. niho abagambanyi bari, niho abasambanyi bari, niho abicanyi bari. uyu munsi umuntu arakora ibyaha akagaruka ku ruhimbi akavuga. uyu munsi umuntu arica mwene se akagaruka ku ruhimbi akaririmba. kuko iki? nta maso y'umwuka akiri mu itorero, nta mwuka wera ukiri mu itorero. William yaravuze ngo ako kazaba ari akaga gakomeye. abanyamadini muri mu kaga gakomeye. bantu bayoboye isengero mufite akaga gakomeye. abo bafana babari inyuma y'idini ridafite umwuka wera, ejo bazabatera amabuye, ejo bazabakubitira muri izo sengero. idini ritarimo umwuka wera, igipfusi kiravuga, igipfusi kiravuga. icya kabiri William yabonye ngo abakristu badafite Kristo. icya kabiri William yabonye muri aka kaga gakomeye kazagwira abantu, kazagwira amadini, kazagwira amatorero, uhereye mu Rwanda ukagira n'i Burayi. abakristo badafite Kristo. subiremo muvandimwe mukundwa, nagutumyeho, natumwe n'Imana, kandi mumbabarire, mujye munkunda, nanjye mumbabarire, ndabakunda, ariko mujye munkunda, ndabakunda, seriye ndabakunda. nanjye ntabwo ari jye, sinaniwe kuvuga ibyanjye, ariko ntabwo ari jye. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. ntabwo ari jye, nanjye numva umwuka mbwiye ngo vuga.
abakristo badafite kristo. Uyu munsi ibitabo by'amadini byanditsemo imibare y'abakristo benshi ariko batanditse mu gitabo cy'ubugingo bw'Imana. William yavuze ngo muri icyo gihe cy'akaga gakomeye kazagwira isi abakristo bazaba bariho ariko badatunze kristo. Urebye ibintu abantu bavuga ukareba ibintu abantu bakora bitwa ko ari abakristo, bitwa ko basenga, ese koko bafite kristo? Paulo yavuze ati, Paulo yavuze ngo nabambanywe na kristo ariko noneho sinjye uriho, ni kristo uriho muri jye. Iyo ureba Gerard ubona nde? Iyo ureba pasiteri wawe ubona nde? Nababwiye ngo mwirinde utugambo tw'ubwenge tw'isi kuko hari intyoza zizi kuvuga neza. Za karakteri ubona umuntu abwiriza, ya makarakteri n'aya myifatire n'aya mvugo, za mvuga abantu bakoresha, iyo bari kuzikoresha koko mbwiza ukuri mwene data ubona nde? Kuko birakwiriye ko Gerard mvuga ukabona Yesu, ariko nimba mvuga ukabona ubushizi bw'isoni bwanjye, ukabona Gerard w'umunyentambara, kristo ntabwo araza. Ubu kristo budafite kristo, ubu abantu barashaka kwitwa abakristo, ubwiye umuntu ko ari umupagani mwarwana. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ikorasi avuga ngo bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihaka. Ubu kristo budafite kristo. Uyu munsi dufite abantu mu rusengero bitwa abakristo ariko badatunze kristo. Imitima y'abantu, abantu bihaye amadini ariko ntibiha Imana. Kujya mu idini ugahabwa intebe n'umwanya ntibivuze ibikorwa by'abantu. Urebe intambara abantu barimo ku mashusho media no mu rusengero, birakwereka ko abantu ari abakristo bafite aho babarizwa, insengero zizabashingira, zizabashingura, zababatije, ariko badafite kristo muri bo. Kristo aduha undi mutima, kristo araduhindura. Ntabwo wabesha kristo ari muri wowe, ntiwakiba kristo ari muri wowe, ntiwarwana kristo ari muri wowe. Impamvu ibikorwa byo muri iki gihe bikorwa n'abantu basenga ndetse byenda kuruta iby'abapagani, nuko abantu bakiriye idini ariko ntibakira kristo. Kristo aduha kunesha, kristo aduha gutsinda. Kristo atari muri wowe, ikarita y'itorero ufite ntabwo ariyo karita uzinjirana mu bwami bw'Imana. Ukwiriye no kugira ikarita y'ijuru. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umugabo nta bwenge, yagiye nta rwandiko agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga kambere asanga atarufite. Iyi karita y'ijuru tuyihabwa na kristo muri twe. Abakristo badafite kristo uyu munsi u Rwanda rurabagwije, Amerika irabagwije, Uburayi burabagwije, Uburundi burabagwije. Abakristo badatunze kristo. Iyo tudakunze kristo tuvuga nk'abandi, dukora nk'abandi, tubeshya nk'abandi, twiba nk'abandi, turwana nk'abandi, dukora ibyaha nk'abandi, ariko twitwa abakristo. Icya gatatu, kubabarira kudaherekejwe no kwihana. Uyu munsi abantu benshi imitima yabo ntigifite kwihana. William yavuze icya gatatu, akaga gakomeye. Ubu mu itorero umwuka wo kwihana warirukanwe. Niyo ubwiye umuntu ngo yihane, areba ibyo akubeshya. Niyo uhamagaye umuntu uti pasiteri isengera nihane, nta gaciro abiha. Kubabarira kudaherekejwe no kwihana. Yohana avuga ubutumwa intangiriro
gisezerano rishya yavuze ngo ndijwi rirangurura mu butayu mugorora inzira z'Uwiteka. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi abantu bari mu mirimo y'Imana ariko batarihannye, kuko ninde udutegeka kwihana? Ninde udusukira mu kwihana? Ni Mwuka Wera. Icya kane, agakiza katagira kuvuka ubwa kabiri. Ndashimira Umwami Yesu wambatuye mu byaha, kuko yanyimenyesheje akamvana mu mwijima. Narindi kure y'Imana nishimiye iby'isi, ariko muye na Yesu bose nsanga naribeshye. Navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo. None ubingorane zose nzereka Umwami Yesu, nkamutakira ni Mwami Yesu ngenza uko ushaka. Maze kwakira Umukiza nahuye n'ibirushya, abo mu muryango wanjye bampinduye nk'igicibwa. Narifite inshuti zanjye zimpindururwa amenyo, n'abangize icyo mvuga bati mwumve wa musazi nk'ababara, bakanteragirana nkaburiyo mva niyonjya, ndetse nkacika intege nkumva nava mu murongo. Nyuma nkumva ijwi ritoya rimbwira riti humura, nijye wagutoranyije kandi nijye uza gukiza. Nshuti yanjye nkunda cyane, reka nkugire inama, kwakira Yesu uri mu isi menya ko ari umusaraba. Ariko Yesu aravuga ati munyigireho, ntimucogozwe n'ubwoba kuko nanesheje isi. Ndaririmba navutse ubwa kabiri byose bihinduka bishya, ibyarinda mu yanjye bimpindukira igihombo. None ubingorane zose. Agakiza, ndagarukira kuri iki cya kane, ibindi bitatu tuzabivuga mu gice cya kabiri gikurikira cy'ubu buhanuzi bw'uyu mukozi w'Imana. Agakiza katagira kuvuka ubwa kabiri. Iyo tubatiza abantu abo twita ko bavutse ubwa kabiri, turavuga ngo iyo tumumanuye gutya bapfuye ku byaha, twazamura gutya akaba azukiye ubugingo buhoraho, akaba azukiye gukora imirimo myiza. Ni ukuvuga ngo umuntu wa kera arapfuye, hagiye umuntu mushya. Mbaze umuntu nkurikiye, cyangwa nawe umbarize mugenzi wawe kandi umwoherereze iyi link, mumbarize ngo wavutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni Gerard wa kera, Gerard w'umunyamoko, Gerard w'umunyeshari, Gerard w'umunyamatiku, Gerard w'umubeshi, Gerard w'umusinzi. Gerard wa kera agapfa, hakaza Gerard mushya. None icyo gihe ngo hazaba hariho agakiza, ubu abantu barakijijwe ariko katafite kuvuka ubwa kabiri. Umuririmbyi yavuze ngo navutse ubwa kabiri byose bihi. Nsubize korari Umusamariya mwiza. Korari Umusamariya mwiza ni korari nkunda cyane, kandi ni korari nakoreyemo umurimo w'Imana, korari y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mbasuhuze. Kuvuka ubwa kabiri ni ugupfa, umuntu wa kera agapfa hakavuka undi. Mbabaza wowe nanjye nibaza, ndagutunga rumwe izindi zirandeba. Umuntu wa kera yarapfuye cyangwa aracyariho? Agakiza katagira kuvuka ubwa kabiri. Uyu munsi abantu barakijijwe ariko ntibavutse ubwa kabiri. Imana idushoboze kunesha isi. Ndabakunda. Hasigaye ibintu bitatu nzabibabwira ubutaha, iminota yacu irarangiye. Reka dusengane Imana. Mana nkuko wafashaga basogokuruza, niko natwuza dufasha
mu myaka iri imbere muyaga w'ishuheri uraturinda uzatubera ubuturo budashira iteka. Mperutse kwakira umwana w'umukobwa hano muri biro yanjye, arambwira ati nta kindi nagukundiye, maze iminsi ngukurikirana ku mucyo w'isi. Arambwira ngo numvise ubuhamya bw'abantu benshi, nicaye mu rusengero mpamaze imyaka 8, ariko sindumva pasiteri wanjye anyigisha inyigisho yo kuvuka ubwa kabiri. Uko niko Nikodemu yabajije Yesu, aramubaza ngo, yaramubwiye ngo ni ukuri nutavuka ubwa kabiri ntuzinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati byashoboka gute ko nasubira mu nda ya mama akongera akambyara? Yesu aramubwira ngo ikibyarwa n'umwuka n'umwuka, n'ikibyarwa n'umubiri n'umubiri. Ntabwo Nikodemu yumvaga iyi phenomene, ntabwo yabyumvaga neza, ariko biragukwiye kuvuka ubwa kabiri. Umuntu wa kera agapfa hakaza umuntu mushya wubaha Imana. Umwana w'umukobwa arambwira ngo nta kindi maze iyo myaka yose 8 mu itorero, ariko sindumva umushumba wanjye anyigisha kwihana ibyaha. Ati kandi ubu ndebage akazi nkora ndicuruza, ntanga icyacumi neza, nkora ubusambanyi ndengamipaka. Atariko maze iminsi nkurikira nicamo n'umuntu wamaye link yawe, uko nkurebye buri munsi nkumva mfite ubwoba, nimba ndahisemo kuza kukureba ngo usengere. Uyu munsi dufite inyigisho mu masinagogi no mu nsengero zacu zibwira abantu iby'ubutunzi no kumererwa neza, ariko nta mahoro isi ifite. Amahoro yuzuye ari muri Kristo. Ndamusengera igihe mukabarangira iri muri we ariyo yamutezaga ubusambanyi. Ntangiye kumusengera, hari abagabo b'ijoro bajyaga baza, yararagakora raporo sexuelle n'abagabo mu ijoro, akashibyuka asanga yiyanduje atazi ibyabaye, akabyuka asanga amashuka yanduye. Ndamubwira ngo dore ni imyuka mibi watongerewe. Ndabona hari umugabo mu Nigeria mwaryamanye agutongereye imyuka mibi y'ubusambanyi. Niyo mpamvu ubusambanyi bwawe nta control. Hambwa ati kumanywa nararanaga n'abagabo bazima, nijoro nkararana n'ibindi ntazi ibyo ari byo, birara bisambanya. Ndamusengera, namukuyemo imyuka 63 yose ituruka kuri ubu busambanyi. Ndamusengera, ampereza imiti y'abapfumu yagendanaga. Ndamusengera, uyu munsi arambwiye ngo nibwo ndi kuryama ngasinzira nta bagabo b'ijoro bari kuntera ngo basambanye. Mfata kuri aya mavuta, muhereza amavuta, ndabwira ngo ujye uyasiga ku mubiri wawe. Igihe cyose uzaba ugiye kuryama. Yampamagaye muri iri joro arambwira ngo pastor, natangiye kumva amahoro. Arambwira ati nubwo nari mfite ubutunzi nta munezero, nubwo mbayeho ngenda abantu baranze, ni umukobwa ukomeye muri iki gihugu w'umusitari, arazwi muri iki gihugu. Arambwira ati pastor, nta mahoro nigeze ngira, naryama agasinzira. Agakiza katagira kuvuka ubwa kabiri karavuna. Imana itugirire neza. Icyama umwuka w'Imana akagaruka mu itorero, abashumba bacu bakongera kwakira umwuka w'Imana, Imana izabafasha. Imana ibaha umugisha. Data nyir'ibiremwa, ndasenze ukuboko kwawe gukomeye gwerekeza mu butumwa abantu bose bahe kuvuka ubwa kabiri, duhe guhinduka twe gusa n'isi, ahubwo duse na Kristo waduhamagaye. Ngushimiye umurimo ukomeye ugiye gukorera muri iri jambo, abantu benshi bagiye kwigenzura
ibintu bisuzume kugira ngo batagirwaho n'urubanza. Ndagushimiye kubw'umugambi mwiza ufite ku bakozi bawe, ufite ku itorero rifite nyiraryo, niwe warimeneye amaraso urebereye maso, niyo mpamvu dutuma gutya no kuribereye maso. Ndagushimiye ko wivugiye kandi ngushimiye ibyo abantu bakiriye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha.